Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we kakavuga nk'amazi y'inyanja akabono se nako karayazana burya n'abagabo baranyara abagabo baranyara kandi baba babacimye barihagarika oya baranyara bitandukanye umuntu muri kumwe nawe n'indogo impaya bafitiye umutumirwa rero umutumirwa twagiye twibazaho ibibazo byinshi umutumirwa w'umutinganyi njya numva ngo n'umutinganyi ahantu hose uragatingana naso na bene wanyu wowe urambira ngo ndumutinganye sorry basi ugatingana n'ingurube n'imbeba umva nkubwire rero ngewe hari ikibazo nigeze nibaza ni wowe Satani Kanyusi nitwa Kayusi ni Kayusi no riri mbya ndirimbo ivuga ngo dukubitira kapera kuri ya ndirimbo yawe Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we wa musenzi reka nk'ubunuze Satani we ungenda aho hari byishinageraho mvaho utazibesha ukiyongoza naguhambanukanize gucumura ndifatanye gupfukaniza ubushuhe hari n'ibindi rero nkuziho ibindi nkuziho njya numva bavuga ngo umwoye barawusatuye barawubomoye wararangaye uretse kugenda mayici umva nkubwire uri umubomozi barakubomora mu kibuno cyangwa ku makuru arenze ibyo ngibyo tubivuge mu kinyarwanda cyuzuye mu kinyarwanda cyuzuye buretse gato barakurongora mu kibuno uri ipede cyangwa subiza wari ipede mbere uno baragacumitaga bakakarobora neza sorry gatoya avuga nk'amazi y'inyanja buretse gatoya ugiye kongera ubisubiremo nk'uko ubivuze uvuze ngo akabuno barakabomoraga neza bakakorobora neza bakavuza amazi kakavuga nk'amazi y'inyanja akabuno se nako karayazana burya n'abagabo baranyara abagabo baranyara kandi baba babacimye barihagarika oya baranyara kwihagarika se ko bihagarara muri toilette bihagarara mu izina rya Yesu kandi winsakuriza sinyene buretse gatoya metre Kanyusi wanagiriye bakunumyeho oya nabakunumyeho ngiye nuko nkubonye nkagira ibibazo by'amatsiko numva nshaka kukubaza barubone rubi ngewe ntago mva nkikeneye abantu bamfatiye nusubu uri kunukira iki oya my brother Kanyusi buretse gato kugenda warakijijwe cyangwa uracyari pede nitwa Kayusi ni Kayusi buretse kugenda uracyari pede cyangwa warabiretse ubutinganyi naraburetse ko bitavuze ko uje neza nta gutamo none se kugiye buretse kugenda uje ngo nje neza ni ngewe nje neza cyangwa undi wese uje neza nta gutamo ngewe ari wese nawe uje nta gutamo da oya ngewe narimo vuga ngo hagize uza neza ntago wacimye yose oya mu izina rya Yesu abasore b'imisi nabo basigaye bacimyeyo bro njye ndakijijwe ibyo bintu ntago njya mbikora ariko ndashaka kugira ngo hari abantu bose wamaye amahoro sukamba imbere ibyo ni kumbaza ubundi n'ibiki amahoro gusa se na regional ndayiguha umva nkubwire hagize uguhamagara ati metre Kanyusi cyangwa se Monsieur Kanyusi ni Kanyusi Monsieur Kayusi ndashaka ko uyu munsi twishimana tukabomorana ibintu bikagenda neza wabyemera cyangwa wamushyira ku ruhande ati mu izina rya Yesu gatokesha namubaza ati nimba akabuno kera gasize amavuta kagafata neza namubaza nimba byibuza akabuno yara gasize mu korogo anamubaza nimba yaracimyeyo oya namugabo ucimyeyo bafite n'amadolari 100 nabwo agaturo kamwe ahubwo wabaza ibyo by'amadolari ariko ibyo byambyimyeyo nta mugabo nkamusaba umunota nkamutera uduturi 100 mu munota umwe none se urabomorwa mbere nge nateka nkaterwa napomoraga nkanapomorwa ariko ntago bikibaho ubu ni ibiki bibaho urabomora cyangwa urabomorwa gusa abagore cyangwa abakobwa ubu ngo urabomora gusa bomora abakobwa nabwo abagore se abagore nibo bakobwa nibo ni bose ni kimwe ubwo umudamu uje wamubomora n'umukobwa uje wamubomora umuhungu wapi no kumurongoza igitiyo ni vide ndetse nkamurongoza n'igitiyo toka shitani Monsieur Kanyusi ntabwo se uri kwiruka cyane kandi hari ibintu byinshi nyine nyene kukubaza kuri gusaga ngo nyana nishimye yego se none se Kanyusi ikibazo mfite ni nk'icyo ndi wese yakibaza iyo uri kubomorwa cyangwa se uri kubomorwa kuko umbwiye ko wabomorwaga
bigenda bite? Wumva ari byiza? Wumva bimeze nk'uko nawe ubomora? Bigenda bite? Tunyuremo muri make. Mbango yiri kubomorwa uri mu gikorwa cy'ubutinganyi cyangwa bavuze bajyana mu bisiya. Uramusesa neza ukamukayakaye ukamukarisa fresh. Oya bisubiremo ngo uragira gute? Uramu? Iyo uri guhuza n'umugabo muryamana muhuje ibitsina. Uramusesa neza fresh ubundi ukamukorera massage ubundi ukamumasa fresh ubundi ukamukorera massage. None ukamukarisa byanyabyo. Mukariga tangi mu kanwa ndetse no mu kibuno. Yesu we. Ako nawe uri kwiruka cyane kana ngo mbishaka. Ndemera nkugurira akantu hano kuri asa hano bahita gute uraje kunywera? Hanga bahita kuri Albatros. Hari? Kuri Albatros niko bahita. Mva nkubwire rero. Aho kantu wikagura kuko nge ntabwo ndi kwicuruza. Kuko we nta kintu wabona cyagura ubuzima bwanjye. Kuko ubu n'ubuzima bwanjye uri gufata. Urakoze neza, urakaza neza kuri Ndogo Empire. Nakagaruka nizere ko abakunzi ba Ndogo Empire basobanukiwe ikibazo nari mfite. Nizere ko nabo nibasha kibazo bereke kubisobanukirwa ntabwo byo bimbere. Nibasha kibazo nabikandi cyo babyihoreza. Usagize umuntu amafaranga ngo ubundi gusubiremo mu byo wari urimo mbere mu butinganye wasubiramo? Byategwa n'aya mpaye nabusubiramo. Ayo yagwese wasubiramo? Oya ntabwo ari yose. Byategwa n'aya mpaye. Ayaguhaye nyine ngo ukumva nyine nakunejeje. Guhera kuri miliyoni 30 kuzamuka. Mbere bagwaga ngahe? Mbere bagwaga ngahe? Bampaga $100. Bampaga $200 y'amadolari. Bampaga $300 y'amadolari. Amadolari 200. Ubu ngubu uwaguha yaguha miliyoni 30 y'Rwanda. Ubwo n'amadolari angahe? Namwe mwisobanurire mu tubari bitewe naho idolari rigeze. Ibyo byihorere. Winjyana muri byinshi kuko ubu ntago naje gutanga ibisobanuro. Nubundi rero ubwo urumva ntago wabivuyemo. Ahubwo baguhaga make. Kuko nubwo nabizi. Urumva baguhaga make ntago wabivuyemo. Ntago banswera ureba. Ntago banswera ureba, nta video zihari, nta mafoto ahari kubyo babigaragaza. Nukuvuga ngo muri make uracyari gitinganye nka kera. Nta makuru ufite nta n'ibyuzi wewe. Bakubomora mu kibuno. Ase mu kibuno burabemeze bite? Ikibuno barakibomoye byarangiye ibyo ngibyo. Nasuvugishije ukuri koko wambara pampa nkuko njya numva. Zambaye ibyo ngibyo bibaho biranarengwa. Ntago nkeneye kwambara pampa byararangiye. Kandi unyubaye twubana. Twubana mbabarire kandi udakomeza kungenda wowe utangira kumenyera. Ntago ndi kukugendaho. Kuko nagura umuhanda. Mbabara nigendere bungu. Ugiye hehese? Ngiye home. Nose wasinze uri muzima. Kugira ngo tumenye ko ibintu uri kuvuga ari ukuri. Masinze sizo wanguriye amabyasa. Nose ko mbona oya no. Yo ni indirimbo yawe. Nose uri kunywa inzoga kuzuba ku manywa y'ihangu. Ndashaka kumenya nimba ibyo uri kuvuga ari ukuri cyangwa se wateretsemo burarirwa na inzoga Primus. Nkumva se? Ntaga gacupa kamwe kansindisha kandi kunywa inzoga ntaga ari icyaha. Yego. Ibyo ndi kuvuga rero ntago mwebwe ukumva kubimbaza inshuro nyinshi cyangwa mu wimbazeho ijana kuko ngewe ninjye witunze nta wuntunze. Ikindi ntago byanjye bibareba. Babirebe hasi. Urakoze cyane. Hari abantu batubwiraga ngo batubaza nimba koko ukiri muri umwuga cyangwa waravuyemo, nimba se koko ukiwurimo umuntu akaba afite ayo madolari watse, nimero yakubonaho ni iyihe? Yewe narabigabanije. Ndanakizwa. Warakijijwe. Ariko bitavuze ko umuntu uje neza nkabona aje neza twahuza tukahura neza tukanacumitana. None se ibyishimo nibindi? Nibyishimo. Nkuko sida n'indwara muzi. Akoresha agakingirizo cyakoreraho. Yakwambaye ishashi. Ase mu kibuno bashyiramo agakingirizo buriya gahezemo. Niyo kareramwo ntangira kwa muganga bakagakuramo. Aricyo bitwaye se. Urahena neza. Uhena se ahubwo. Umuntu amera nk'umusazi. Umva nkubwire rero. Tubwire nimero twaha abantu abakunzi bacu bagukeneye. 09858822 07868223 sizibiramo kandi 0786858822 07868223 Ibyo ni iringwe rimwe. Ubwo no kuvuga ngo ayo nimero umuntu uzayifata n'umuntu uzafite amafaranga akeneye umuntu w'umutinganyi bahura akamurongora mu kibuno, no kuvuga ngo uyu n'umutinganyi w'umugore. Oya we bakagupfubura. Nanjye namupfubura. Hagarara ariko. Ubwo ngenda terana naterwa. Urateruka naterwa. Okay, Messi Kanyusi, nezere ko ibintu bimeze neza. Indirimbo ngo bayita Satani. Indirimbo yitwa Satani kanyo koma byasa. Urakoze cyane kabisa, nizere ko mumeze neza, ariko mwakanze subscribe kuri Ndogo
Empire nizere ko ibintu ari fresh kabisa. Uriya bamwita Kayusi ni PD aratera kanaterwa uje neza mwabihuza. Kayusi International ngiye wumvaga ni Ndog official Kibaya cya Kabambi. Murakoze cyane.